Ya turatangiye tangiranye n'abandi Jupiter Communication n'abatugezaho na 20 years Essential Fox abo n'abandi ngene didemana kizamweze muri Kristo Yesu umuntu aho ngaho tutangiranye kureba hano amagambo ari yandika ngo ari ahantu benshi batekereje amagambo abantu bari kugenda ahantu heza mbese habariho ngo abandi bakavuga bamwe bakahavuga ngo bari bya hanga bari barafungura n'umufasha we ngo bose bazibona ikintu bwaze kuvuga filime iri gusoza nubwo rukurya tunjye meze ibintu bite itura hasi n'umufasha barahamagara ngo Andre abana baravuga ngo papa barangije kwa muganga urwo gutwega icyayi cyo cyose n'umwe babwira ngo mugomba gutegura hazaza ho ubuzima inkuru iratangiye bikitwa none ugomba gutegura hazaza ho ubuzima bikitwa none bitengeye ku rundi ruhande dore ku rundi ruhande uburyo hameze we ni habi dore uburyo yewe mutegura hazaza hanyu bikitwa none kuko niyo mahirwe mufite Brian habi umuntu usinzi. Bonjour André. Andre maramutse isumeze ute? Quel est cet endroit? Gahano ni hehe? Ngo iyi filime yacingiye ku gitabo cya Chico Xavier. Pourquoi tout cela m'est-il arrivé? Urinde ku kibura byose byambayeho. Ne vous inquiétez pas. Ntuhangayike. À toutes vos questions. Cyasubiza buri bibazo byawe byose. J'ai besoin d'explications. Nyine ubusobanure. Est une copie de celle-ci. Ubuzima twisi ni kopi y'ubwawe ahangaha. Ngo ikintu cyose cyanga gifite impamvu cyabayeho. Ngayo mana yanjye. J'aimerais savoir comment je peux envoyer un message sur Terre à ma famille. Ngo ngiye kumenya ni gute nakohereza ubutumwa ku isi ku muryango wanjye. Ngo pe ndabikeneye. Ngo mbese Clarisse ngo yari ameze ate ngo yari umuntu mwiza. Umwana ukubaza witwa Clarisse ari ubwo afite wari kumubazaho nyine izi ngizi ni cyamba cyo tuzayibona. Clarisse mugabo yari umuntu mwiza. Ngo ntiyatuboneraga igihe cyane. Mfite wakundwa n'intambara ikomeye ngo ku isi yatangiye. Baravuga ngo miliyoni amarogo miliyoni ngo ari mu nzira sa mu isi y'umwuka. Amagambo yandika aravuga ngo mu rundi ruhande ubwo twe duregereje cyane. Rero tuvuze ngo ayo magambo arakomeje. Mumbabarire ngo hariho umutima wagusengeye Andre. Magambo yongera acunduriraho uko mu bitekereza ya magambo ngo yavuga urundi ruhande ruregereye cyane ko duko mu bitekereza. Yego we muri turi kugenda duha amagambo n'amashusho bihura n'icyo muri kubyumva. Le monde a besoin d'histoire avec des fins heureuses. Baravuga ngo ingisi ikeneye inkuru ifite iherezo ryiza. Dore abantu bari kuza ari benshi cyane wasanga ariyo yamaho yakwaga ngo ari kuza mu isi y'umwuka. Dore Vous verrez un jour, vous comprendrez. Il est toujours possible de recommencer. ngo burya biba bishoboka ko wibuka. Imaginez une vie après la vie. Mu mbese waba warigeze utekereza ubuzima nyuma y'ubuzima. Nosora notre demeure Nosora iwacu mu rugo iryo zina rya filime. Sasa izi ngizi zari incamake kizwi nka trailer. Le film complet est en route et il sera bientôt ici. Bubahira hari kuri chaîne yanyu la traduction des évangiles hariho n'ukwe kuzayicikwa. Igihe n'ukwe kuzayicikwa tuzajya tuyakunywa byinshi ngakira mu babonye bavuga ngo tous si retrouveront. Bose bazibonayo. Icyo kinyoma ni igiki n'ahantu mukizi. Mbaririmbiye ngo twaremewe kuzajya mu ijuru ngo niho twese niho mwese muzagera muti kinyoma cyane. Kuko nibyo twaremewe kuzajya mu ijuru ko siko twese twashatse kujyayo ariko babyanze. Bibiliya irambwira ngo inzira y'igihugu harimo benshi bayibereyemo kandi bari kwerekeza he kurimbuka hanyuma ngo mwese muzagira ute n'aho bakatubeshya muri filime ngo bose bazibona. Yaho hano niyo bari kuvuga ibinyoma tuzagera dutunga agatoki n'ibindi byinshi n'ibinyoma bya purgatori. Iyi filime mbese umukatolika ntabwo akwiye kwicikwa. Sibo gusa n'abadivantisite namwe nuko ibintu muvuga ngo umunyabyaha yapfuye arekera kubaho bikarangira. Ni definition y'urupfu wayibigishije yacyo uburyohe gusa. Urupfu ntabwo buze guhagarika kubaho. Niko bimeze. La mort n'est pas une cessation des existences, mais simplement un transfert de cette vie à la suivante. It doesn't mean ceasing to exist. Oh yeah, it's just a transfer from this life to the next. Kuri muri kukuga mu buzima cyangwa ahandi
utabizi wasura cyane gaspet kunyarwanda ukareba Nyamutunzi na Lazaro ukamenya uko bimeze. Iyi cyokoze umukiranutsi n'umenya byayo bafite aho bajya hatandukanye, ahubwo witangiye utegura uzajya bikitwa none kuko nta rindi hirwe. Cya kabiri nka cyayi kinyuma ngo cya purgatory muri filime naho tuzagikomozaho bababeshya n'ubwo iyo biba bikurangiranye biravuga ngo kuko umuntu agenewe karimo nyuma y'aho akazi ki urubanza nta byihirwe rya kabiri. Tunganira Imana bikitwa none nuko kuzapfa utazi Kristo, udafite Kristo, kuko ibyo birenze no kunyagwa zigahera. Ibintu byose tuzagura tubikomozaho n'ikinyuma nka reincarnation, icyo nacyo tuzakirebaho. Ikintu kitaba ku bantu cyo koza kwa nefimu bibaho, ugasanga nk'umunifimu wabayeho kera mu bihe bya Ahabu, mu bihe by'aba Eliya, twabirebye mu Eliya mpaka zisafati muri iyo myaka za 850 mbere y'ivuka rya Yesu, kera cyane ugasanga yabaye icyo gihe agapfa, ugasanga yongeye kuba mu bihe bya none, ugasanga rero ibyo byitwa reincarnation. Tuzabona muri iyi filime n'ibindi byinshi. Sasa ibinyoma uri kugenda yigisha zigenda hari ngo miyomoze, kuko namaze kumenya yuko buriya iyo umaze kuvumbura ikinyoma ukagishyira ku karubanda bituma benshi bamenya ukuri uko uri kwigisha ukuri imbere bataramenya ikinyoma. Mbese neza nk'uko wavumbura umwimerere w'ibara ry'umweru nyuma y'uko umaze kumenya umukara. Aho umaze kumenya umukara ugahita uvumbura umwimerere w'ibara ry'umweru. Nuko bimeze Didier ahangaha nzajya mbikora cyane kwikora umurimo w'Imana. Didier nkora umurimo nawe muri Kristo Yesu, umuhamagaro uyobowe n'Umwuka Wera, nandikisha ingororano hehe mu ijoro. Niko bimeze. Maze n'iyi video wayikunze, ikimenyetso kigaragaza kuyikunda, hanyuma ufite ibitekerezo mwisubireho ariko byandike muri commentaire yo kuko ni inkunga ikomeye. Muzi uko mbifata umwe mutanze wa school fees. Hanyuma niba ari ubwa mbere ugeze kwicano, kugumana natwe si umwanzuro mubi, kuko hari ibindi byinshi byiza bikiri mu nzira nk'uko nabibabwiye, inkuru kuzabicikwa. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous remercie beaucoup parce que c'est un grand soutien et que Dieu vous bénisse pour ça. Bani bw'umukino bayirebye kugira ni inkunga ikomeye, ni inkunga ikomeye. Hanyuma Kristo akomeza kubahaza ibyiza amahoro atandukanye nuko abisatanga akomeza abasage. Yari titi tuzasubira naho gutaha. Naje gute à la prochaine, tuzasubire tu rero ndabakunda.